no nanjye reka noneho reka nkubwire ni nk'uko iwanyu mushobora kuvuza gusa sindimo nguca intege wowe ntabwo wanasinja ndimo ndaguha ubwino akazi hazakarabuze kuzica biragoye kubera ko twakoze baziduca kugeza no mu ngubu urumva nta cyatsi intege ahubwo ntacyo nkusobanura nkakubwira ngo iwanyu mushobora kuvuka muri abana 10 abana 9 bose bagapfa ugasigara urumva cyangwa se akavamo batinganye yewe nabyo biratuba none se kumura waruikaze nkaho nawe ushobora kuba wabaho akwambugani kagara usiko nta rimwe ndakubona n'umukobwa njyewe se uragira ngo nzamubona nzajye mpita muhamagara telefone ujyana na rimwe pe igihe cyose duhuye bambona yuko uramuvandimwe ariko nta muntu murakorana oya umwaka ntiwasanga mwubikana sha kabisa amagingo twose ndadufite mwana urandenge utazamara ese kagara nta muntu murakorana ikiganiro ukabona mbarakubaza ibibazo by'ubugoryi singiye kumentioninga ariko barahari yego nyica umuntu oya ntabwo uwo muntu ntabwo nshaka kumuvuga si ngombwa gusa barahari urasuri oya ntabwo nsurungi kuko niko ntwara ibintu byawe ahubwo nyine umuntu ni nk'ikihe kibazo umuntu yaba yarakubajije cy'ubugoryi ukavuga ati uyu muntu iyo nza kuba ngemererwa n'amategeko kuba nacapa umuntu urushyi ntabwo narumutambika umuntu yaba yarakubajije nk'icyo kibazo yarambajije ngo nikubera icyo ngo ari mu kiganiro yambaye ngo nukubira ikingure cya gutya umuntu muzima uri normal wemeye guha ikiganiro just kubera ko wavuze ati ndakubake muvandimwe arakubaza ngo kubera ishyureshye urabona nyine ko ku myaka uratangira ngo songo dukomeje ngo mu kibazo nakubaza ngo kagarara ngo ubona ngo buriya ngo kuba ngureshya gutyo ngo ngura ngo wabivuga hiki urumva ngo ese ngo indesho yawe ushobora ngo kuba wayisobanura mu buhe buryo the fact man nyine aba nasigaho nyigana nagiye ngutamutono dukomeye cyane agomora ubwira hakurya muri RP abahungu baho baranyemera cyangwa nawe nanjye meze nk'abakamarade niho hejuru boro hejuru cyane nanjye ni ukuvuga ngo mu magata aho ngo bankurikira 5 kwa 5 kuri 5 rero wazansabiye ikiraka mwana nanjye nkaza nibura nkaba nisekera ubu nanjye kugenza abantu kandi uzanga abantu batungwa n'impano nyinshi urabona nyirayo navamo umukomediye mwiza na n'ubu ushobora kuba uri bahubwo mu ibanga ryo agira ngo umuntu aba yatunzwe ngo ese ngo ukora iki ndasetse ariko akazi ni akazi urumva nkanjye mba nteye nk'umuntu w'umusekeje urumva ubwanjye ni ikimwana urumva rero umunyamakuru amaze kukubaza aricyo umusubiza ku kirere bo njyewe iyo mbaje ikibazo nk'icyo ngicyo uwo ngo wamushubije ngo iki yes icyo namushubije nyine iyo mbaje ikibazo nk'icyo ngicyo stupid nyine muri ubu njyewe nyine mpita ngushisha mu nzira zenga magana kugira ngo mwumvishe nyine ko ibyo yashatse kuvuga nta uri ikigoryi gusubiza nyine mu buryo bwo nyine nabanje gushyira mic kugira ngo nyine buzumvwe n'abahanga babyanarize no kuvuga ngo maginga aya ngaya ku makuru yewe mfite ndetse navuganye na manager wawe ari we ntuzamukorana Asumani ni muvandimwe ntabwo ari manager ni uwo manager ngagira ngo mbona iyo byagezaho gutanga ibiceri byagezaho gutanga ibiceri mbona Asumani akunda ku interview cyane niba ngo haramutse hagize nk'umuntu ushaka guhikira ka bagucaho direct cyangwa baca kuri Asumani wancaho ndi kuboneka kubera ko byasa ari umuvandimwe yaboneka no kamucaho so nari ndimo ndavuga ngo umaginga aya ngaya no kuvuga ngo kugira ngo utange ikiganiro nk'akagarara bisaba iki kuko hari nk'umuntu ubona bati runaka baza ubukora iki runaka ubwenge bwe buri hasi y'ubwanjye wenda reka bisaba iki mbonye kuri njyewe ntacyo bisaba ikintu bisa ni ukunyaprocinga nakumva ibyo nyine ibyo ushaka ko tuganiraho cyangwa se n'urugero njyewe ushobora kunshyira mu kiganiro ibyo nakumva nyine
ngiye mu wese nshobora kuba namuha ikiganiro ariko nyine ibyo nshobora gukora nageze mu kiganiro kumbaza nyine ibintu bimwe ndabiganira ariko Kagara urumwe mu bantu batanga ibiganiro ku bigengesera cyane ukaba wivugira nyine iboro bimeze nk'aho ari iby'abaraperi n'ubundi nta muntu ubangamira nta muntu utwika ntaki iryo banga wakoresheje ni irihe kugira ngo ubashe kuba wakwirinda kwiteranya n'abantu oya nasobanukiwe ko isi ari gatebe gatoki yego niyo mpamvu akenshi nirinda nyine kuba najya mu bintu by'amakimbirane n'abantu n'iki byose kuko nyine ngewe navuga ko nta gatuza mfite ko gukora ibintu byo guhangana nyine muri ubwo buryo ubwo henshi kubona umunsi mujinya usanga satani nyine ikambyukiramo bari kurusha satani izuka usanga wazanye amahembe nyine aho ngaho nyine byaba bibi cyane ariko byase ntabwo nyine bwa mbere ujya kuri kamera wabyiyongoje uti ujya kuri kamera oya ni ibintu nahoze nyine nshaka nahoze nshaka wiga segonderi bavuga ko uzahemba 600 ubona biranze ubona biranze bose kanyoboke ya kamera oya ngiye uretse ko nyine yegomba ndi muri bya kamera n'ibiki byose nuko nanguze kubivuga mba no ku ishuri urabona muri bisi ntabwo nikunze kugaragara nyine cyane kubera impamvu z'ishuri rero bya scam by'ishuri byo byihoreza Kagara ndagira ngo ngewe ntago ari ukwiteranya ariko nyine ndagira ngo nibura specifying maginga aya ngaya abantu basaba bakora kuri za YouTube ni benshi cyane ariko hari abantu bakeneye skills ndetse na knowledge siko bimeze nibura nkawo uramutse ufite nk'ubushobozi bwo gusubiza umuntu ku ishuri muri 9 years mu ba YouTuber wasubizayo kubera ko wabikundiye cyangwa se wifuza ko wajya gufata ubundi bumenyi buhagije kurenza ubwo bari bafite wafatamo batatu ba mbere nk'abandi ariko none niba ngo bitewe n'umutima wawe mwiza nk'aba YouTuber batatu wafata ubwo bataba ngaba ngiye kuba mbashubije ku ishuri ho gato umutima wanjye mwiza nawumvise ariko nawe ndagusubiza muri buno buryo ni ukuvuga ngo ugerageze kugira focus hoje njye ndabyumva cyane ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba arinjiye muri bino bintu hari ikintu ageze gute we ashaka nyine kugaragaza umuntu ashobora kwinjira muri bino bintu ashaka kwigira injiji aricyo kintu kimuhesha umugati n'indi ndege yo kujya kumukuza kuri uwo mugati nk'abo ubona babyigira ni nk'abandi ntabo mvuze kuko bo barazwi dore akanywereke kandi umuntu nakohereza amafaranga sinjyo cyangwa se ukagira nk'ikibazo abantu bakagufasha wenda muri nko muri gurupe runaka bakagufasha icyo gihe nujya gushimira muri gurupe wenda hari abantu batagufashije kubera impamvu runaka ariko nujya gushima uzavuga ngo abantu bose mwabashije kungeho n'urugero ndwaye mwarakoze icyo gihe uzaba ubwira abantu bose already wagufashije azahita avuga ati kabisa urakoze kunshimira kuko we arabizi ko yagufashije ariko n'umuntu utagize gute utaragufashije nahita yiyumva bivuze ngo abo ngabo nabo bagize gute bariyizi ariko nawe arabubona uyu barahari da nuze mubeshye barahari cyane kabisa barahari pe barahari ariko wamubare waza ukanyongorera ukambwiramo nka batatu wandi kabisa umurenge ndabakuvugira umuvandimwe Silvizo magingo aya ngaya ubu tuvugana amakuru amaze kongeraho yuko bamuritaguye baramudunda baramudubura ndetse ubu tuvugana ngo itama rishobora kuba ryinjiye mu rindi Silvizo wari usanzwe umuzi wowe wari umuzi ute ni umuntu nyine wigiringa ko ushakira ubuzima nk'abandi bose wari usanzwe umuzi wese ibintu by'urugomo no gushaka kwiyenza ntabwo mbizi niba ni ibintu ushobora kuba byagurira umuntu wese wasinze sinarabizi niba yari yasinze bitewe n'uko bagaragara disi muri video kubera ko ntajya nje no mu kabari nyine mubona abantu basinze simbara nazi ngo umuntu wasinze bameze gutya nyine simbize ese harya umaze iminsi ngaho ugarutse oya ubu ngubu ni umunsi umwe inkuru witwa Jihad ntabwo kugeza yuko yagiye hakurya kumva mvuze ngo ntabwo nyizi nawe ngiye kuyoberanya yaba ari sawa yani ibintu umuntu wese ukoza social media mu ugira telefone ubasha kujya kuri izi mbuga umuntu wese nyine uzirangwa rero urumva ngiye kuvuga ngo ngiye ngo ntabyo nzi nawe ngiye kubeshya mwari musanzwe muziranye wari utaramubona n'indimi wowe iyo wamubonaga arimo asesengura ngo inkuru zo ku Gasonga Bugari
aho yabaga yandagaza abantu, aho yabaga ngarimo arabakomera utubido n'abandi abavugiriza amapendo. Nkawe Kagarara uwabyakira gute bitewe n'uburyo wabonyemo nyine inkuru irimo irakorwamo? Nta byinshi navuga kuri ino nkuru kuko njyewe ni ukuvuga ngo mani twe abantu bashaka umugati mu buryo bugiye butandukanye, baharabika ntabwo mvuze bandagazanya, ntabwo ngiye gutwara, nakubwiye ngo abantu bashaka umugati mu buryo bugiye butandukanye, kandi umuntu ashobora kuza wenda n'urugero kuri kamera akiyambura kugira ngo ugere gute abone views azarya. Nyine ngiye mbona ibintu nka biriya kenshi aragemera nkaho nyine uvuga ati nyine ashobora kuba ari kwishakira umugati simbizi, ni ibyiwe nanjye hari uko mfite nyine nkuri byanjye, ntabwo nimba ashaka kujya kubitindaho cyane. Ubushize turi kumwe wowe wakoze indirimbo ya hip hop byaje kurangira bite se? Aka kanya indirimbo irahari irakoze, yazanye uruhumbu ntumva video ibibazo cya video cyabaye video kandi ufite manager. Njye nta manager mfite. Baretse gato no kuvuga ngo ngiye wenda basabye none bantu mukurikiye kino kiganiro ndaza kuza kwihangana ngiro nimero ya Kagarara. Urumva umuvandimwe bura nakanta bashyizemo Kagarara n'umuntu wize ndimwe mu bantu bari baramwemereye kuzacutinga, ariko bitewe nanjye n'ukuntu imibereho bitameze neza amaginga ya ntabwo situation economique mu mufuka imeze neza, ariko nagira ngo mbasabe mbinginge nakambye mu mbabarire kuko ubishoboye wese yaba 1000 yaba 500 muvandimwe yanambure minze ngo ntako namushyiriye ari ku ishuri none ibaze yavuye mu cyaro aho yiga akaba yaje inyarugenge, noneho Nyarugenge ibikomeye cyane kurenza ngo mu cyaro. Mumbabarire mwoka byaramwe nimuze kuza kumba, nimuze kuza kugira gute, nimuze kuza namwe kuntengwa. Kagarara tumushyire inote y'ijana yayigura amayinite, yayigura amazi, yayigura super dip akarigata, yayigurire mvuze super dip barabo nguki tuba muri tuzwe super dip ikora uyishyira mu kabido kameze neza gusa ukagira uruki gake ikurutira ji ya salama. Ibi mubwira niko kuri nabeje Kagara jya ubabwira abantu ntabwo babazi ubuzima bwa geto geto bari ibisazi noneho ku ishuri ntabwo abari ibindi abari ibicika, ariko ikintu batari igihe wakubwiye ngo ugire amanota make utabona buruse jewe ese nta makuru ufite akarenga usanze se bakunda kuvuga ngo buruse simenye ibyo uri kuvuga tu. Njyewe ntabwo njyewe amanota yanjye niyanjye ni ku ishuri, ntabwo njye niga private, niga ku manota yanjye ya buruse niboneye nakobotse nize nakobotse. Wagize angahe? Agize 56 muri software development. Kare agenda gacyahana amanota narakobokeye. Ubu ni ukuvuga ngo za C++ na Java winjira wowe ma Python byose ndavanga gake net bene sose kuyikoresha oya ntabwo batari ibintu nize uzaba muri gwembwe 500 Kagara hari umuntu wigeze kumbwira ngo buranga ukunda Vestine na Dorcas. Ndabakunda mu miririmbire yabo yego kubera ko bahimbaza Uwiteka. Hari akaririmbo kabo waba uzi kuririmba? Ibuye twagiye yaje batangira batera urumvanza amagambo ntabwo nzi kuririmba. Oya ndashaka kuririmba umuraperi ajya basha kuvuga ndashaka ko buriya uvuze Budoga nawe aririmba so nakubona nawe uburyo hiritamo twagiye ibuye ryo kwize ndashaka gukora bana geste ariko gutyo urabona ukuntu Vestine ajya aririmba cyangwa Dorcas ya kwizera twagiye ngo twageza suko nta beat irimo ngo twagiye Kagarara twagiye none yego ibuye ryo kwizerwa yamaye n'iryari guhusha Goriyati nibyo ashobokaga ko urumva kamera kubagiza ndaza swenge ajya urangomye urumva kamera kamuri hip hop akunze uracanyuka muri wape ja imbwani bw'akazi y'ibihudi giye kuzinibwa
umukire n'umukene gahunda no gupfa imyicura burinde ritagira domodi itazimwe nkuta gahunda no kumitana inkota nyinda hata namwe isi y'umwijima imbaraga n'amavuta aja hatifata ibeterehemu niho yavukiye kariyeri n'ububaji niyo se yakoraga bidatinze yemingo misara yiyobora amahangara mwubahana Herode arabimenya yagira ngo ngurabure wo wunyamagana icyo wanga mu kabana mu nzu n'imbeba biba kwiziritseho na sumu nikora yo nakwambia ukwe nabonye umuhanzi The Ben yasohoye indirimbo bitanga indabozi kagarara ndagira ngo udusesengurire nk'umuntu wize udusesengurire utubwire uti uyu muhungu ko ibi bintu by'amarapu koko urabona yabikora cyangwa bimeze bite ewa usesengurire nk'umuntu wize bamwita Tiger B nta fanatisme nta fanatisme iyo bakubwiye ngo sesengura ubwo tagomba kugira gute uzana ibintu bya fanatisme ndabyumva twagiye nje nako ndi umusi niho nje vuga ngo Tiger B uvuge The Ben kugira ngo utazana ibya fanatisme sawa ariko naryo nibyo sinaryo sawa nta kibazo twagiye sesengura The King of Forest waratangiye oya nese ibyo ugiye kuvuga byose ndabyo bizoro umufana wowe ntabwo nge ndi umufana nge ndi kuvuga ukuntu ngiye kunumva chambua kuvuga ukuntu nge numva ibintu ni ukuvuga ngo uramuvandimwe wewe ugiye oya buretse ibintu ntubikuremo nta kibazo gende gace gende muravuga ukuntu numva yego nta kibazo ndikuzesengwa nta ruhande mbagamiye utamera nk'umuntu uri murashaka gusaba itike kagarara kuko urumva ngiye ubushize bwe cya gitaramo hajya cyari mu we mwakara 2024 we hari icyo yakoze ubwo no mwaka n'ubundi ni icyo mwaka cyageze sibyo urumva ndi mu bantu nanjye nagiye muvuga cyane ariko banyimite na bere nawe kantu karebe mwana ibyo bintu urabyibuka yego ibyo rwose ntago byantungura ntago byari kuntungura impamo ya Mungu no ushobora kubikora ntuyibone niyo njya gukwereka yuko nta rubandi magamiyo urumva ndahera muri buno uyu muvandimwe The Ben n'ubu ushobora kwivugisha utyo ntuyibone uyu muvandimwe The Ben yego ndebesheje amaso y'umubiri ndetse n'ay'umutima yahise anyibutsa umuntu umwe uriya muvandimwe ararenze kata ikiganiro ibintu ntuzabikuremo kata icyo kiganiro igihe kinanagira hano ibintu ntuzabikuremo ngende